amahoro y'Imana bene data, tubifurije kugubwa neza, tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora, mu macumbi yanyu, mu miryango yanyu, mu mirimo yanyu ya buri munsi, mu birere bitandukanye. Uwiteka abahire. Ni uko igize Jean Pierre ubifuriza ishya n'ihirwe, kandi mukuri ndi kumwe na bene data. Turagarutse muri za ngingo zacu zikomeza muri iki cyigisho kivuga ngo kuregwa kwa Kristo. Rero reka nsabe bene data babasuhuze kandi babibwire, maze dukomeze n'ingingo zacu nk'uko zikomeza. Karibu mwene data. Turabashuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Ni Nzabamwita Pierre ubasuhuza. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo Yesu afatwa. Reka dusabe Aimable adusengere, asenge, maze dukomeze n'ingingo yacu. Data wera utwitaho, urakoze ko turamukije muri iki gitondo. Ijambo ryawe tugiye kwiga aba ariho kuridusobanurira, kandi ko tuzajya dutera intambwe umunsi ku wundi twiga ibyandikishije mu ijambo ryawe, twongerera imbaraga zo kubigenderamo, ntitube abumva gusa, ahubwo dushoboze no gushyira mu bikorwa ibyo twiga mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze Aimable, murakoze namwe. Reka tujye mbere mu ngingo yacu tubwira ngo Yesu afatwa. Ariko mbere y'uko tuyijyaho, reka tubanze dusabe Aimable atuciremo mu ncamake, atwibutse ingingo twize ejo, maze dukomeze n'iyi ngiyi. Karibu Aimable. Ejo hashize twabonye ingingo yo kuwa kane, kuwa gatatu, ivuga ngo agahinda gakomeye cyane. Ni ukuvuga ko ari gakomereje ako twabonye ku ngingo kwa kabiri. Twabonye uburyo Kristo ari Getsemani yasenze afite umubabaro mwinshi cyane, kugeza ubwo avuga ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Abigaragaza n'amagambo yasenze abwira se wo mu ijuru ati data, nabishoboka iki gikombe kindenge, atari ko nabidashoboka ngo keretse nyinyweriyeho bibe uko ushaka. Yarageze ahakomeye cyane kugeza ubwo Imana yohereje mu marayika akamukomeza. Umumarayika yaramukomeje, amwereka uburyo igitambo cye kizagira umumaro, kandi ntago ari nawe tuvuga nk'uko abonuzi gusa, ahubwo na Yesu yarabihanuye muri Yesaya 53 ku murongo wa 11. Nibyo twabonye ejo byerekeranye n'agahinda gakomeye cyane. Murakoze cyane. Rero uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo Yesu afatwa. Reka dusabe Pierre atusomere muri Yohana 18 umurongo wa 2 ageze ku wa 5, mu kibazo tubazwa ngo ninde wayoboye igitero cyafashe Yesu. Yego. Karibu dusomere 18 umurongo wa 2. Bafata Yesu. 2. Kandi na Yuda umugambanira nawe yaraza aho hantu, hahandi nyine Getsemani. Kuko Yesu yahajyanaga n'abigishwa be kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo n'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi bakuru n'abafarisayo, ajyayo afite amatabaza n'imuri n'intwaro. Yesu amenya ibyenda kumubaho byose, arabasanganira, arababaza ati murashaka nde? 5. Baramusubiza bati ni Yesu w'i Nazareti. Ubwo ninde wayoboye icyo gitero? Aimable ko Ni Yuda. Erega Yuda yaraza hano Yesu arari. Yego. yarahazi kuko ntabwo yari kumushaka ngo amubure. Yuda ntabwo ari kumubura rwose, niwe noneho aravuga ati njyewe umunkurikire. Niwe mukurikira. Impamvu Yuda yavuga ngo mukurikire, ngo uwo ari bubereke, uwo ari busome nawe ari bufate. Mu bigishwa ba Yesu harimo umwigisha kumwe wasaga na Yesu cyane, barasaga ku buryo utabazi, utari kubatandukanye. Noneho Yuda yaravuga ati bashaka gufata utari we, ngiye munkurikire uwo mubona nkobeye nkamusoma. Arabarongore no yoje igitero. Baje bameze ngo bagiye gufata igisambo, bafite intwaro, bafite imuri, ko ari mu kagoroba, bafite ibintu byose n'abasirikare baramukurikira. Yego, murakoze rwose. Ariko ahantu dukuremo icyigisho gikomeye, kuba Yuda wabanaga na Yesu ari we wagiye kubereka aho bari, kandi abigishwa batarabimenya, ni Yesu wari ubizi wenyine. Yesu wari ubizi. Bari bazi ko Yuda ari umuntu mwiza, ari mugenzi wabo, ni Yesu wari uzi ko ubu n'igihe yabaga atari kumwe n'abaravugaga bati burangiye kuduhahira, bari mu nshingano. Ariko biriya binumvikane yuko umuntu ukuzi nawe wagutanganye, ese wamucikanye n'abakuzi. Reka tujye mbere noneho turebere muri Yohana 18 umurongo wa 6.
ni iki cyabaye ku mbaga y'abantu bari barakaye bikabije igihe Yesu yabigaragarizaga? 18 ku murongo waho wa 6. Amaze kubabwira ati ninjye, bagenza imigongo bagwa hasi. bagenza imigongo bagwa hasi. Ni iki wavuga kuri ubu? Umuntu ugiye kumuhiga, ugiye kumushaka, ufite ingabo, ufite intwaro, none akigwira ati rega ni jyewe, ati ninjye. Ni iki cyabayeho? Ni inkota Yesu yari afite mu ntoki? Ni iki cyabateye ubwoba kigatuma basubira inyuma bakagwa hasi? Reka dusabe Aimable agira icyo akivugaho. bagwa hasi imbere ya Yesu. Abigishwa bari bazi ko barabonye akanya ko guhita batoroka. N'umwigisha wabo ubona Yesu nta gahunda afite rwose yo kugenda ku buryo na Yuda ubwe igihe yemeraga ari amafaranga abatambye n'abanditsi bamuhaye kugira ngo abagenzereze Yesu, yari azi ko atazashobora kumufata. Yari azi ko bazamukoraho gato gusa, ako kanya gatabikubita hasi Yesu agatabacika. Ngo baraguye, Yuda aravuga ati Yuda yari azi ko rwose Yesu atenda yari yaravuga ati muzanyaka amafaranga muhaye n'abananira n'akazi kanyu, bati twebwe mutugezeho gusa. Bari bemeye igihombo niyo ko naramuka bananiye. Yuda nawe yumva aya mafaranga ntiyayareka, arayakorera. Rero icyo gihe Yuda yarategereje, n'abigishwa bagenzi be kandi bategereje kubona ko babonye umwanya wo gucika. Mu gihe Yesu ateraga intambwe ajya guhura n'umugambanyi we, nta mubabaro ndetse n'uburibwe byari kigaragara mu maso ye. Yari yakomejwe, mu maso yari habaye nk'urutare. Nk'uko Uwiteka abwiye Yeremiya ati mu maso hanze hagera nk'intosho, ushobora guhangana n'abanzi bakurwanya. Na Yesu nuko byari bimeze. Marayika Gaburiyeli yaramukomeje ku buryo yavuze ati iki gikombe ninyweraho nibyo bizagira umumaro cyane kuruta kutakinyweraho. None nta gahinda yari afite, nta gusuhuza umutima, ndetse nta n'amaganya cyangwa kuniha byamugaragaragaho. Hano barakomeza ngo yateye intambwe ajya imbere y'abigishwa be, maze arababaza ati murashaka nde? Baramusubiza ati ni Yesu w'i Nazareti. Yesu arababwira ati ni njye. Umaze kuvuga ayo magambo, marayika warohanye na Yesu mu kababaro ke wa wundi yaje hagati ye n'igitero kije kumufata. Yesu ajya hagati yabo. Umucyo uturutse mu ijuru wamurikiye maso ha Yesu, hanyuma umwuka amuzaho afite ishusho y'inuma. Icyo gitero cy'abicanyi nticyashoboraga guhagarara imbere y'ubwiza bw'ijuru. Basubiye inyuma bagenza imigongo. Abatambyi, abakuru, abasirikare ndetse na Yuda nawe ubwe, bose baguye hasi bamena nk'abapfuye. Marayika yavuye hagati yabo. Ako kanya wa mucyo uturutse mu ijuru urarangira. Yesu yari afite amahirwe yo kwigendera, ariko yarahagumye afite ituze muri we. Yari afite icyubahiro n'ubwiza, ahagaze hagati y'abantu binangiye imitima batagira kivurira kandi baguye hasi ku birenge bye. Abigishwa barabyitegerereje bashicetse kandi bumiwe. Ngiki cyabaye ku bantu bari bagabye igitero kuri Yesu. Abadukurikira ngira ngo muri kubyumva. Reka tujye hepfo. Ni gute ubugambanyi bwa Yuda bwagize ingaruka kuri iyo mbaga y'abantu? Kandi ni gute ubugwaneza bwa Yesu bwasobanuwe nabi na Petero? Muri Yohana 18 umurongo wa 7 ibi tugeze no wa 10. Umurongo wa 7 haragira hati nuko yongera kubabaza ati murashaka nde? Bati ni Yesu w'i Nazareti. 8. Yesu arabasubiza ati mbabwiye ko ari jye. Nuko rero niba ari jye mushaka mureka babagende. Yabivugiye atyo kugira ngo rya jambo yavuze risohore ngo mubo wampaye sinabuzeho n'umwe. Umurongo wa 10. Nuko Simoni Petero yari afite inkota, arayikura yikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Maruko. Petero abagaragaje nabi ubugwaneza bwa Yesu. Yego. Ashatse kumurwanirira. Bose pe ni ikibazo. Reka duhe umwanya Aimable yongere atunyure muri aya magambo y'epfo, noneho iyi ngingo tuyishyire ku musozo, ariko twumva neza icyari kiri muri iri fatwa rya Yesu. Cya gitero cyashiritse ubwoba, ubwo babonaga Yuda atinyitse gukora kuri uwo wari umaze guhabwa ikuzo mu maso yabo. Yego. Wa mucyo wavuyeho, marayika amaze kwigendera, barongera bareguka. Batinya kumukoraho. Ariko babonye Yuda amukozeho birakunda, babonye musomye nabo baratinya. Nabo wa muntu urya ni nkatwe. Noneho
basi batinyuka gufata Yesu maze bahambira ya maboko y'igiciro cyinshi yakoresheje ibikorwa byiza. yego Yuda yitegereje abona Yesu yemeye kwamufata, yego abona bamuziritse amapingu, guhambira amaboko ye ku iki gihe simubizi ko polisi igufashe ni amapingu cyangwa ribu batagushyira amapingu ku maboko. yego Yuda abibonye abona Yesu arabyemeye. Yuda atangira kugwa mu kantu, n'abigishwa byari uko, ariko Yuda niwe ubwoba bwatashye cyane. cyane Abigishwa ba Yesu bari batekereje ko umwami wabo atazemera ko afatwa mu maboko y'ababisha. Bibwiye ko za mbaraga zateye abagize iki gitero kugwa igihumure bakamera nk'abapfuye zari gutuma Yesu na bagenzi be bashobora gucika bakigendera. Niko abigishwa bibwiraga. Bacitse intege kandi bababazwa no kubona bazana imirunga yo guhambira ibiganza by'uwo bakundaga. Byabateye agahinda cyane. Bo bunyamukiza amapingu. Petero kubyihanganira byaramugoye. Nuko Petero mu burakari bwe yihutiye gufata inkota ye agerageza kurwanirira umwigisha we, ariko icyo ashoboye gukora gusa ni uguca ugutwi k'umugaragu w'umutambyi mukuru. Ntabwo yari gushaka kurwanya abasirikare ngo ababashe. Uwo yahimbiyeho ni umugaragu w'umutambyi mukuru. Nyamara nk'uko Pierre abisomye muri Yohana, Petero yagaragaje nabi umutima w'impuhwe wa Yesu. Byatumye abapagani bibwira ko buriya Yesu nashaka kubarwanya afatanyije n'abigishwa be, bituma nabo barushaho kwihagararaho bitegura intambara. Ariko mu by'ukuri Yesu asabwira Petero ati sigaho, bahita babona ko burya ikosa ari rya Petero. Petero ntawamuveba kirya gihe nyine bari batarahumuka, nta kundi natwe bijya bitubaho, ariko reka dushimire ko Yesu ari umunyembabazi kuko yaramubabariye kandi aramwakira. Petero ni umwe mu bigishwa b'intangarugero twigiraho ubutwari bwo gusanga Yesu. yego Rero mukuri reka duhe umunota umwe Pierre agira icyo avugaho dusoza iyi ngingo. Karibu Pierre. icyo nari mbonye ndavugaho ni ku kibazo cya Petero. Kenshi umutima wacu wa kamere ukunda kwirwanaho, urirwanirira kugira ngo twakire izi mbaraga za Kristo ziturwanirira biratugora, ariko nicyo cyerekezo kandi niwo mugambi w'umurimo w'Imana, ni uko twakira imbaraga za Kristo ziturwanirira twebwe tukareka kwirwanirira ubwacu. Yakoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo. Ariko mukuri iri fatwa rya Yesu turyigiyemo byinshi. Tubonye kwicisha bugufi no kwihangana kwa Yesu, aho yari afite imbaraga yo kurambika abanzi be hasi imbere ye, barangiza bakamera nk'abapfuye, ndetse n'uwamugambaniye arimo, ariko agaragaza kwihangana ndetse abareka bakora icyo bashaka. Mu gihe twebwe iyo dukomwe na gato umuntu ashaka kwihorera, akavuga ati yansuzuguye nanjye ubwo mufite ububasha reka nze mwereke. Ntabwo tuzi ko twakwihangana nk'uko Yesu yihanganiye akihanganira abamugirira nabi. Abadukurikira rero ndetse natwe ubwacu dukura icyigisho gikomeye muri iri fatwa rya Yesu. Igihe uzabona uri kwirwanirira, igihe uzabona uri gukoresha ubushobozi bwawe kugira ngo wikize, urwanye abakurwanya, uhemukire uwaguhemukiye, burya urwo rugamba ntabwo urufatanijemo na Yesu. Ni nk'urwa Petero kandi nta herezo ryiza rwagira. Rero reka tubifurize ishya n'ihirwe, reka tubifurize kugubwa neza, reka tubifurize gukura ibyigisho byiza muri izi ngingo uko tuziga mu izina rya Yesu. Amen.